umuhanuzi Riziki Chantal n'umukozi w'Imana Revera Pasiteri Usabyimana Samuel muri iki kiganiro ndagira ngo nze kubaha amakuru ko ndaje mbaha amakuru ikindi kandi iki kiganiro kirakaze ikindi buriya Ezekiel yarahanuye aravuga ngo mu 3:38 yerekwa ry'amagufa yumye uyu munsi kugira ngo ari amagufa yegerane ngo yari yumye cyane kugira ngo yegerane hajyeho uruhu imitsi inyama ahagarariye ireme inteko ni ukuvuga ngo byakozwe n'umwuka wavaga mu kanwa ka Ezekiel niyo mpamvu kugira ngo ubukristo cyangwa se ireme ry'ibyo abantu bakeneye muri ADPR rigaruke hakeneye umwuka w'umuhanuzi nka Riziki n'umwuka w'umushumba nka Samuel iyo myuka ikagaruka noneho ikarema umukirisitu yamara kurema umukristo uwo mukristo umwuka wera kamuzamo ni nayo mpamvu uyu mwuka w'Ezekiel ngo waremye umuntu avuye mu magufa none umwuka w'Imana muturamo turagaruka nyine twe tuba turi muri gospel turaza kugaruka ku bihe bidasanzwe bya Riziki Chantal uyu munsi tuvuga bikomeye tubahe amakuru abantu badafite tuze kugaruka no ku mubyeyi witwa Revera Pasiteri Usabyimana Samuel tuze kuza kubihuza n'inkota ibari mu bitugu cyangwa se imbunda sinzi niba navuga imbunda intwaro irimo kubahiga ariko nanone kirimbuzi tuze kureba uyu muntu urimo guhiga uyu muhanuzi turebe urimo guhiga n'uyu mukozi w'Imana Samuel noneho ibingibi tugende tuzana abantu nyine baba badukurikiye kugira ngo tunabasabe basengere aba bakozi b'Imana tunihanganishe aba bakozi b'Imana Riziki ngira ngo ni umuntu watanze umusanzu we nubwo wenda watavuga ko ari umusanzu ni umurimo w'Imana yakoze ariko uyu munsi ibintu byifashe gute hagati y'umuhanuzi Riziki na ADPR ibintu byifashe gute hagati y'umuhanuzi Riziki n'abashumba tuze kureba ngo Usabyimana Samuel n'umwe mu bantu babaye twavuga ngo ni père d'église ababyeyi b'itorero kuko ubwe yabyirukiye muri itorero rya ADPR yigamo École de Dimanche kumva rero umuntu uyu munsi ugeze mu myaka 80 yaratangiye yiga École de Dimanche muri ADPR bisobanuye ngo ADPR ivuka uyu musaza nyine yayivukiyemo ababyeyi be bagiye muri ADPR cyangwa se bamubyariye muri ADPR kugeza ubwo yakuriyemo abumuvuga butumwa abumupastoro abumushumba wa paruwase abumushumba w'ururembo harazamuka agera ubwo aba representa regare wungirije ushinzwe ubuzima bw'itorero harazamuka none haba umuvugizi furu manda ngira ngo hafi 2 manda ya nyuma ngira ngo satani mbyita shitani kuko ntabwo abakozi b'Imana we ntabwo bakwiriye gukora amakudeta ntabwo abakozi b'Imana bakwiriye guhirikana oya mbyita satani kuko manda ya nyuma ngira ngo yavuyeho abura amezi ngira ngo nk'umunani hafi aho kugira ngo ayisoze n'umunani niba atari 3 hagati aho ngaho haburaga amezi 8 ngira ngo niyo yaburaga 7 yavuyeho atarayisoza so ibi rero byose niba ari 8 manza ari umwaka sinibuka neza urumva hashize igihe 2013 ni kera ariko icyo turaza kugarukaho urumva ubuzima bwa Samuel na n'uyu munsi bufitweho ingaruka n'itorero rya ADPR kandi nanone ADPR nayo ntabwo twavuga ko idafite ingaruka ikomora ku bihe bibi yanyuze mu bwo yatakaza ga uyu mupastor ntabwo ari keshi cyane umuntu umwe ashobora kuva ku ntebe hakaboneka ikibazo ariko turemeza tudashidikanya kuko Usabyimana Samuel hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo iri ni tangiriro ry'umunezero wanjye ngira ngo aho ngaho turi nko muri ADPR ndi ADPR naririmba ngo iri ni tangiriro
ry'umubabaro wanjye, aha ni umutwaro wangiye ku mugongo. Umutwaro ADPR yikoreye uyu munsi wagiye ku bitugu byayo mu 2013 ubwo yatakazaga Revera Pasitoro Usabyimana Samuel. Ntabwo ari we wari ugize ADPR, ariko ntekereza ko ababikurikirana hafi bavuga ko Roho Mutagatifu ashobora kuba yaritaje ibi bintu akavuga ati reka iyi ntambara ibanze igire gute irangire, na n'uyu munsi akaba ataragira gute ataragaruka. So ngira ngo urokiretse niba wumva hari ikindi nibyo ngibyo, kuko uyu mugabo bwere bw'itorero abakristo bamwumvaga nk'intumwa Imana yatumye. Oya erega ni nabo bari baramushyizeho sibyo, nabo bari baramwimitse. Nta nibo bari baramwimitse. Kandi urebye narizi iki burya yaravugaga abakristo ba ADPR bakumva, kandi n'ubu tuvugana aho Riziki yihishe. Reka sibyo, urumva erega niba abahanuzi nka ba Riziki bihishe, abakozi b'Imana nka Samuel bakaba barahunze, ntabwo ADPR imeze nk'igihugu ubwo gifite ibibazo muri politike, nicyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagira gute bahunga. ADPR yaba ari kwimeze, kubera yuko ntekereza ko uyu munsi icyo nge navuga mpagazeho nuko Usabyimana Samuel adashobora guhangara kugaruka mu Rwanda. U Rwanda yaruzamo kuko ni igihugu cye ahubwo nk'umuturage, ariko ntabwo yahangara kugaruka muri ADPR ngo aze yinjira i Nyarugenge ahabwa intebe ya gipasitoro. Ntabwo ibyo bintu Usabyimana yabikora, niyo yabirota mu nzozi ashobora kwicura. Ni utabirota cyangwa bari ntabwo yabikora, byashoboka kuko ubwe yavuye mu Rwanda yaraciwe mu nsengero zose za ADPR, ntaho yemerewe guterana, yarasabwe kujya ateraniriwe mu rugo. Ukibaza ngo rero namwe nimwumve, kandi urumva niba yaraciwe, urumva agacibwa ku bwa Tomu na Sibomana, Karuranga yagiyeho ntiyigeze amwakira. Revera Pasiteri Ndayizeye Isayi nawe amazeho imyaka ngira ngo ibaye 3 twabonye ahagarika abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, abambura inshingano za gipasitoro, ariko ntabwo twigeze tubona yakira Usabyimana Samuel. Urumva bivuze ko rero niba bivuze yuko ameze nk'utenzwe uyu munsi, ameze nk'utenzwe utemerewe guteranira. Ukibaza ngo urumva bwere bw'itorero, ngira ngo uwitwa Riziki ahagaritswe inshuro 3 mu itorero rya ADPR, 3 zose ubu inshuro ahagaze ni ya nyuma. Riziki Chantal nta rusengero na rumwe rwa ADPR yemerewe gukandagizamo, ntabwo ari ukujya kwigisha, sino kujya gusenga, ntiyemerewe. Banamubonye no ku mbuga y'urusengero, ngira ngo hari induru yavuga mu Rwanda hose, sibyo. Ukibaza ngo arazira iki, kandi nyamara ahantu ipfundo riri miliyoni hafi 3 z'abakristo ba ADPR, sibyo, zose mu kanwa kazo zivuga yuko Riziki Chantal ari umuhanuzi. Hari umenutse kutwarikira muri comment aravuga ngo Riziki Chantal ngo n'umuntu wahanuraga ngo ibintu bibi gusa, sibyo. None se niba abantu niba ari byo yabaga yahawe, uragira ngo avuge ibyiza? Abantu rero bashaka ibyiza, kandi nyamara ibyiza ntabyo bagize gute bakwiriye, sibyo, ntabyo bakwiriye. Hari undi wanyandikiye ngo Riziki ngo ntabwo ngo yubahaga ngo abanyacyubahiro, ngo ubwo n'abashumba. Ikiri ni kibazo gikomeye niba abapasitoro n'abashumba bumva ko ari abanyacyubahiro, akani nako kaga bafite. Ubundi umunyacyubahiro ni Kristo we, ubundi aba n'abagaragu. N'abagaragu rero ntago umugaragu yubaha sebu, n'abagaragu, kandi n'abagaragu ba Yesu bakaba n'abagaragu b'abakirisitu, kuko urugero Yesu yatanze n'urugero rwo gukarabya intumwa z'ibirenge. Ibi rero bisobanuye yuko abakristo bo muri ADPR hafi miliyoni 3 bo baravuga bati Riziki ari mu bahanuzi ADPR yagize beza, kandi twemera ko Imana yatumye. Abakristo bo niko bavuga. Nanone bakongera kuvuga bati Revera Pasiteri Usabyimana Samuel ari mu bashumba beza,
bashumbye itorero rya ADPR ndetse n'abandi bashumba bose bakwiriye gushakisha indangagaciro ze n'imiterere ye n'umwuka wari umurimo kugira ngo bashobore kuyobora ADPR bayijyane mu mujyo abakristo bishimiye ndetse n'Imana ishaka. Ivyo abakristo niko bavuga kandi natwe turabakristo ba ADPR. Ibi nibyo twumva n'abakristo. Zimwe muri karite Riziki yari afite. Karite ya mbere nuko Riziki ntiyagiraga ubwoba. Karite ya kabiri Riziki ibintu yabivugaga uko yagize gute yabibwiwe. Karite ya gatatu Riziki ntabwo yinubiraga icyangiro abantu bamwangaga. Sibyo ngo nibura ashakisha uburyo yakunda. Karite ya kane Riziki yari afite yari umuntu uciye bugufi wiyoroheje. Ntabwo yari afite aya mashagaga y'abahanuzi tubona aha ngaha bigize akaraha kajyaye. Karite ya gatanu Riziki yari umuntu udakunda indamu kuko ntabwo yigeze acuruza impano cyangwa ngo acuruze ibintu bijyanye n'ubuhanuzi. Sibyo? Karite ya gatandatu Riziki yari afite. Sibyo? Yari umuntu utsimbarara ku mahame idini ye. Sibyo? Idini kandi idini ye. Ibyo yigishijwe. Karite ya karindwi Riziki yari umuntu ushaka kugumya kumera nk'uko yari ameze agihamagarwa. Mbese ntiyemera impinduka. Nk'uko bamwigishije. Ntiyemera impinduka. Sibyo? Ibyo bintu rero karite ya munani Riziki yari afite yari umuntu usenga. Riziki yiriza ubusa agasenga mu buryo bwose. Noneho rero izi karite umunani kuzabona undi muhanuzi uyu munsi muri ADPR azashyira urutoki hejuru. Noneho ikindi kintu cya 9 Riziki ibintu byose yahanuye Imana yamutumye yaramushyigikiye birasohora. Nta wundi muhanuzi ndumva mu itorero rya ADPR wahanuye ibintu byose ngo bisohore. Oya, usanga umuntu yarahanuye akantu kamwe yarangiza ibindi byose bikurikiye akabeshya agashaka kugira ngo amenyekane. Sibyo? Na n'uyu munsi Riziki ntashaka kumenyekana kuko njya mbivuga Riziki ashatse kumenyekana yamenyekana n'ubu uyu munsi kandi abantu n'ubu baramuhiga baramubuze ahubwo tunamubaze nyakubahwa Riziki Chantal wihisheye. Sibyo? Ibi byabayeho mu gihe cya Eliya amajije guteza amapfa. Eliya amajije guteza amapfa Imana yamubwiye aho ajya kwihisha ku kagezi kitwa Kereti. Baramuhiga baramubura anywa amazi ngo ibyiyoni bikajya bimugaburira inyama. Tunabwira abantu babi ibyiyoni bibuke gushyira Riziki inyama rwose abari muri Australia abari muri Canada abari muri Amerika hirya no hino. Riziki Chantal barihishe ahantu hari mu mushakire umunomfo rwose mumuhe kuko Riziki ntago tuzanu yabakora. Riziki aramutse ahinze byamenyekana kuko ni umusitari. Riziki aramutse acuruje twahita tumubona n'amafoto tukashyira agaragara tuti dore nguyu ari gucuruza icyayi cyangwa butike. Sibyo se? Riziki aramutse ahinze twahita tumufotora ati dore umuhanuzi Riziki arimo gutabira ibijumba. Riziki aramutse se akantu activity yose yakora. Activity yose yakora niyo Riziki yanyura Nyabugogo amafoto yajya ahagaragara. Riziki aramutse agiye no mu modoka urugendo rw'amasaha 3 amafoto yaba yafashwe. Bisobanuye ngo niba nta mafoto ya Riziki rero turi kubona ari gucicikana Riziki arihishe. Imana yamubwiye ngo yihishe rero turanya ngo tubwire ibikona kugira ngo bimushyireyo inyama abashe kurya kandi iminsi ye yo kwihisha nirangira. Ariko ntago yadutumye nanjye ntago yadutumye babyumve neza tuba turi mu kiganiro tuganira n'abantu. Ngira ngo Eliya yavuye ku kagezi gakamye Imana imwohereza Iserafati ahantu y'Isidoni aho yasanze umupfakazi. Sibyo? Ngira ngo Riziki ntaragiye Iserafati kuko hagize urugo twamenya ngo Riziki arimo twahatera kamera abyemera atabyemera tukadukamera n'inzu tukabaza abana ati Riziki aba hano abana bataraharira aba mu cyumba tukavuga tuti tugeze kuri ya nzu Riziki abamo. Riziki n'inzabamo ntizwe kuko tuyimenye twajya kuyikamera tukavuga tuti dore inzu umuhanuzi Riziki agize gute abamo.
abantu rero ibi babimenye. Iki ni igihe gikomeye kuri Riziki, ariko ntekereza ko Imana ye bari kumwe. nonese pastor ibi bintu Riziki yakoze byo kwihisha nanone cyane, si Imana yabimutegetse kuguma mu bwihisho? Ntabwo ngewe mbizi, twebwe tuba tuganira tunasesengura tureba tunibutsa abantu erega ko gufata abahanuzi bakabatera amabuye bakabirukana ntabwo ari byo bikuyeho kumva ko umuhanuzi yinjiye agahanura ibibi byawe mu rugo rwawe. Hari inkoko ngo yabikiye, inkokokazi ngo yarabitse mu rugo, noneho umugabo ngo arayifata ayirenza urugo, none ariko iramubwira ati nubwo ntaye inyuma y'urugo ariko umubiko wasigaye mu rugo, sibyo? Riziki rero gufata umuhanuzi ngo nuko avuze ukuri mu rusengero mukamuca, ntabwo yabivuze ko ikibazo mugikemuye, sibyo? Kuvuga ko umuhanuzi aguhanuriye ibyago ukamuboroka, ntabwo yabivuze ko ikibazo ugikemuye, sibyo? Kuvuga ko umuhanuzi akubwiye ko Imana ikwibasiye ugahita umucikaho, ntabwo uko ariko bakemura ikibazo, sibyo? Ahubwo wagakwiriye kumwaka intsinzi, sibyo? Umwaka intsinzi, kuko biratinda bigasohora. Ngira ngo abapasitoro baciye Riziki, Imana nabo bavuyeho, ahubwo abaje bagakwiriye kumwakira bakanamuhamagara akamubaza ati twe ko ari bwo tuje muntu w'Imana, twe dukora iki? Ntabwo rero wenda tunihuse, icyo ngewe mvuga nuko ADPR ndetse n'andi matorero uyu munsi bakeneye abahanuzi bameze nka Riziki. Icya kabiri kandi bakeneye n'abashumba bameze nk'usabwa Imana Samuel, kuko Samuel nawe buri yari afite karite zikurikira. Karite ya mbere usabye Imana Samuel yari umwe mu bantu bakora ibintu bamanje kubaza Imana, kandi nibyo yanabemereye Imana abantu bere kuyisuzugura. Niba dukorera ba bosi, mbere yo gufata icyemezo ukabanza kumuhamagara kugira ngo yapuruve, kuko niba ukora uri bosi, niba ukorera bosi, intera yagushyiraho yose ni prepare bi, sibyo? Wewe uraprepara, niwe wapuruva. Uyu munsi rero turi kubona mu madini abantu barimo gutegura ibintu bakanabyapuruva. Ibyo bintu rero Imana irahunga ikabivamo, ibi bidini bimwe bigasigara bimeze nka gwaserera bigenda, ariko Imana itagize gute, itakibana n'abantu, sibyo? Ni bakapuruva. Samuel rero yari umwe mu bantu bategura ibintu ariko agafata umwanya wo kubisengera. Rimwe na rimwe Imana yanabimubuza akagira gute, akabyihorera. Iyi ni karite abashumba bose bakwiriye kugira. Noneho Imana yabibabuza bakabireka. Niba shobuja atunguka ibintu atabishaka, se wabiretse. Ndabyibuka ari umushumba wigeze kutuyobora, aza gutegura umushinga wa business. Ateguye umushinga wa business, noneho abantu bamwe twakoranaga nawe uwo mushinga ntitwawemera, ariko ashaka kuwupushinga ngo ukunde. Noneho abantu nyine bitabazi n'inzego, hari hakiriye inzego z'akarere, baravuga bati ariko uyu muntu arashaka gukora ibi bintu. None umushumba w'akarere rero aza kudufasha. Umushumba rero amutsobanurira uwo mushinga uburyo uteguye. None amaje kuwutegura, abandi baravuga bati ariko ibyo bintu si ngombwa. Umushumba Paulase yumvikanisha uburyo ari ngombwa. Umushumba w'akarere aramubwira ati ndakumva nyakubahwa Revera, kuri weho ni ngombwa, ariko abagenerwa bikorwa niba batabikeneye urarwana n'iki? Nguye ngo ndashaka ko batera imbere, niba badashaka gutera imbere wabaretse, sibyo? Uri kubereka ko ibintu byabateza imbere, bakubwira tuya twe turabona bitaduteza imbere, wabyihoreho kuzanima kukigendera. Imana rero niba ari abantu bakorera ibintu bayibibwiye ikabyanga bakabyihorera, bahombiye. Ariko kenshi ntabwo abantu bigwa babibwira Imana kuko bazi ko itari bubyemere kandi babifitemo inyungu. Ibi rero nicyo Samuel yatandukanagaho n'abandi bashumba. Ikindi, Samuel yari umushumba uciye bugufi. Iyo ni karite umuntu wese w'umukozi w'Imana agomba kuba afite. Yari umuntu uciye bugufi. Muri uko guca bugufi yari umuntu udakunda ibiguzi.
kuko buriya Samweli ngira ngo mu gihe cye cyo kuba umuvugizi bivugwa ko ashobora kuba ngo yarahembwaga amafaranga atarenze 400 y'u Rwanda. Representa legal kugera mu 2013 400 amafaranga atarenze 400 bivuga ko ari yashobora kuba yarahembwaga. Nta makuru ntahagazeho neza ariko umuntu wayampaye yambwiye ko yahembwaga 400 noneho bamuporopoza kuyongera ngo ahembwe 700 hagati ya 700 na miliyoni. Arababwira ati amafaranga y'abakene imfubyi n'abapfakazi nyafate nyajyane iwanjye mu rugo. Atoya arabyanga. Samweli bamusabye ko yagura imodoka nziza ya Prado zari zigezweho icyo gihe, aranga akagenda mu modoka miliyoni 4 Rava. Aravuga ati iyi modoka igeza ku bakirisitu, kandi aho ngiye mu biterana benshi baza n'amaguru bakanakora urugendo ruto rwo nakoze 5, sibyo? None nge mu munye jewe mfata imodoka miliyoni 50 ijana arabwira toya ntabwo ibyo bintu byakora. Ibi 400 uwamusimbuye ku kwezi kwa mbere yahise yazamura yashyira kuri miliyoni. Ku kwezi kwa mbere ntabwo ku kwezi kwa mbere yasimbuwe na Bazina. Ni Bazina. Sibomana. Tom yaramwungirije. Mu mezi 3 y'inzibacyuho yahise yazamura ayashyira kuri miliyoni. Amezi 3 y'inzibacyuho arangiye amajije kubona manda 400 yahise abikuba inshuro 10. Sibyo? Hari abantu bazi gukorera Imana. Abantu bazi gukorera Imana nyine baba babizi. Ayakuba inshuro ngo hafi 10 niko bivugwa. Sibyo? Noneho urumva uyu mupastoro Samweli yari afite karite yo kurwanya ibyaha, niyo mpamvu bamwitaga bwere bwitore. No kutanyunyuza itore. Reka nkubwire rero ikintu kibabaje. Ariko subwo kirababaje ra? Kirababaje. Niba ari ikintu kibi. Ngiye ukubwira ibintu bibiri. Icyambere, umuhanuzi Riziki Chantal n'umukozi w'Imana Revera Pasteur usabye Imana Samweli bagarutse muri ADPR. Ubu tuvugana ko bigoye. Riziki agiye guhanura, Samweli agiye kuba umushumba mukuru wa ADPR. Ibi bintu rero biteye ubwoba. Abantu benshi bagiye guhunga kuko ntago abantu bazihanganira kumva Riziki ahanura, sibyo? Bazahunga bamwe. Ntabwo abantu benshi bagiye gusohoka kuko ntabwo Samweli azashumba abantu bahembwa amamiliyoni ngo akorane nabo bikunde, sibyo? Mbese bigiye kuba mapambano, bigiye kuba intambara, ibi niko bimeze. Urumva? Ibi nibiramuka bitabaye ngo hagaruke Riziki na Samweli, ikintu kigiye kubaho nyine ni urupfu. Ni ukubona ADPR ikomeza, ukazabona igeze ahantu uzajya ujya no mu rusengero rwa ADPR ugasangamo amashusho n'amabumba, ukajya baguha n'amasengesho ugomba kuvuga. Urumva? Kuko uko bizagenda kose nihagumamo abahanuzi nk'abarimo, urumva, hakagumamo abashumba nk'abarimo, bazakomeza kwirukana umwuka wera. Kuko bimwe mu bintu uyu munsi biri gukorwa mu madini. Narumvishe ngo ntabwo wemewe. Nde? Umwuka wera ngo ntabwo ngo wemewe ngo. Oya, umwuka wera aremewe da. Oya. Ikitemewe n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ntibwemewe. Umwuka wera uremewe. Umwuka wera aremewe.
ubwo kandi baranawufite. Nese no gutuma umwuka wera wemerwa nyine ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni impano. Ni impano y'umwuka wera. Ubwo ntibemerwa impano iva ku mwuka wera rero. Hoya n'ubuhanuzi buremewe, ahubwo ibihanurwa hari ibitemewe. Nta muntu ugomba guhanura ibintu biratuma abantu bagira ubwoba. Nta muntu ugomba guhanura ibintu biratuma abantu bababara. Nta muntu ugomba guhanura ibintu biratuma abantu bakangarana. Ugomba guhanura ibintu ndi Uwiteka Imana ibahaye umugisha, ndi Imana yanyu mbagiriye neza, ni njye wimitse, ni njye ukuraho, dore nkomeje abashumba banjye, mujye mwumvira abakozi banjye, dore mpantanze umugisha, itorero rirakomeye, dore nzanye abakizwa. Nyine ubuhanuzi ngubwo amahoro 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 amahoro. Uziko sibyo hari akantu kavuga ngo umwaka Uziya yatanzemo ngo Esaya nibwo yabonye Imana. Bivuze ngo Uziya ashobora kuba atari umuntu mwiza kuri Esaya, nibyo? Umwaka Uziya yatanzemo, oya ibyo muri context imwe niko wabifata, ariko nanone twabifata nk'indangagihe da, kugira ngo byumvikane neza. Igihe Yesaya yaboneye Imana, kuko umwaka umwami yapfuye muba wanditse, kuko bitewe nabavuze ngo umwaka ngo kanaka yapfuyemo rubanda rusanzwe ntawazawumenya. Ariko niyo mpamvu umwaka burya ubushaka kumenya imyaka abami bose bayoboye u Rwanda bagiye batangamo, wasanga yanditse. Imyaka abaperezida bategetse u Rwanda bagiye bapfiramo, wasanga yanditse. Ariko imyaka abaturage bandi bapfiriyemo ntawe uyizi. Umwaka ugenda umenywa nawe wapfushije. Ni ukuvuga ngo umuntu niba ari siko umwaka apfuyemo umenwa n'abana be, ariko n'abaturanyi mu Kagari ugeze batumuni twakana kapfe ryari ntibabimenya. Ariko umwaka Kayibanda yapfuyemo cyangwa kanaka byo biba bizwi, beranigwa mu mateka. Icyo twagifata guki. Ikindi nanone Uziya ntago twananirwa ubutamenya ko Uziya yari afitanye isano na Yesaya. Buriya ngo ashobora kuba yari nka se wabo. Yesaya rero akaba yari umuntu ukomeye mu butegetsi bwa Uziya, bivugwa ko ashobora kuba ngo yari umuvugizi. Ni nayo mpamvu ibyaha yakoraga akenshi byari ibyaha byo mu kanwa. Nkatwe tuba kuri mikoro hano, buriya ukuntu Imana itweza no gufata ikara ryaka gusiga koza ku munwa. Nuko ni ibyo ngibyo rero. Ariko ADPR n'andi matorero uyu munsi navuze ngo Riziki agiye kuzana Samweli, ntabwo hazaza Riziki copy paste uriya tubona, nta nubwo hazaza Samweli ushaje ugeze uri no mu kiruko kizabukuru, ntabwo agifite imbaraga zo kuza kwigwa avundana. Ariko umwuka wabo kugira ngo twongere kubona Pentecote ivibura, hakeneye umwuka wa Riziki n'umwuka wa Samweli. Mu buryo bw'ubuhanuzi hakeneye umwuka wa Riziki, mu buryo bw'ubushumba hakeneye umwuka wari muri Revera Pasiteri Usabwimana Samweli. Iyi niyo myuka ibiri ishobora kurema umukristo, ishobora kuzana umwuka wari mu bakristo ba kera. Uzumve uburyo Bibiliya ivuga muri 30 ngira ngo n'8 muri Ezekiyeli, iyerekwa ry'amagufa yumye. Hari umwuka wagombaga kuza ukinjira ugahuha. Noneho wamara guhuha ayo magufa hakabaho activite iraza kuyageza ku rwego ajyaho imitsi, hakaza n'umwuka noneho uyinjiramo. Noneho uyu mwuka rero waremye amagufa kegerana, umwuka waremye amagufa gaterana, waremye amagufa kajyaho inyama n'imitsi n'uruhu, ni umwuka wavaga muri Ezekiyeli. Ariko umwuka winjiye mu mazuru ni umwuka wavuye ku Mana. Hakeneye rero Riziki na Samweli
iyo myuka yabo yashobora kongera gufata aya magufa yumye akegerana, noneho akajyaho inyama n'imitsi agahagarara, noneho bigatuma umwuka uva ku Mana ugaruka mu bantu, hakongera hakabavaho muvoma za gikristo. uyu munsi kuko ibyo turi kubona bisirikira ni muvoma zijya gusa n'iza gikristo, ariko iyo witegereje ukambara rinete warigeze kubona neza ubukirisitu ukitegereza usanga ntabwo uyu munsi kiriho, ni ikijya gusa, ikijya kumera. Ndabashimiye rero, tuze no guhura mu bindi biganiro. Byishimo Official, ngira ngo Mubumbe TV Rwanda bakore subscribe, mukande like, ubundi biganiro byacu bijye bageraho igihe. Ndabakunda cyane. Byishimo, ciao ciao.